like that? Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Jewe Kitofu Kabi maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe mugabo Justin umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Amashyi menshi. Jewe mugabo Justin maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kitofu Carine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe w'Imana Tudasi umwanditsi w'Amerika wa Gisenyi, maze kumva amasezerano ya mugabo Justin Kitofu Carine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko ubu mugabo Justin Kitofu Carine bashyingirana nk'uko amategeko abiteganya. Baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show.
take you so, baby, left. Then I get to take you so, baby, left. It's a little baby show. Take you so, baby, left. Then I get to. Ubukwe ni nk'irembo ryiza yinjira mu nzu y'umunezero, ni nk'inanga itangira indirimbo, kuko mwe babiri muhindutse umwe. Ni nk'umunsi mwami yatuvukiye, dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu. Muremyi wacu kandi ukaba n'umucunguzi wacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye kuko uri Imana rurema, turagushimye kuko uri Imana ikwiye gushimwa, twebwe tukaba turi biremwa, kandi ukaba utwitaho uko bukeye n'uko bwije. Mu buryo bw'umwihariko rero turakurarika kugira ngo uze ubane natwe muri aya masaha tugiye kumara hano. Tukaba tugushimiye ko warinze n'abashyitsi bacu bamaze kugera hano amahoro, ukaba natwe wakomeje kuturindira mu muryango wacu, abato n'abakuze twese tugaha icyubahiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibiganiro rero bigiye kubera hano Mana, turizera ko kandi byose bigiye kuyoborwa n'umwuka wawe, kuko ibivugirwa hano ari iby'urukundo gusa, kandi watusezeraniye ko aho babiri cyangwa batatu bazaba bateraniye uzaba uri kumwe nabo. Turakuraritse rero ngo ngwino ubane natwe kugira ngo gahunda zose zigiye kubera hano ziguheshe icyubahiro. Abatuyoboye mu mpande zombi, ibyateganyijwe byose bigiye kuvugirwa hano ndetse n'amafunguro ashobora kuza kuboneka, turakweretse kugira ngo ubihe umugisha kuko uri Imana yera, maze utweze natwe twemere kuba abana bawe, tuyoborwe nawe kandi twishimire muri wowe, maze ku iherezo twongere gushyira izina ryawe hejuru, kuko abamarayika bawe ari abatumirwa bakuru hano, kandi niko byahoze none n'iteka ryose. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Barakoze cyane. Turasuhuzanya mu rwego rw'iki gihe kuko bikorwa muri iki gihe, ariko ubwo ndi kumusuhuza mu rwego y'uko uhagarariye abo muzanye. Nagira ngo babwire ngo tubonye muza mu rugo rwacu, dusanzwe tuziranye, ntabwo uri umunyamahanga muri uru rugo. Turishimiye kubona turi kumwe nawe muri uyu munsi, nabo muri kumwe. Uyu munsi rero twe turi amahoro, kandi namwe turabona ko bigaragara ku maso, biragaragara ko muri amahoro. None rero ndagira ngo nshime Imana kuba twongeye kubonana, ariko ko bigaragara turi mu mpeshyi, noneho haguye n'imvura y'insindagira rigega, kandi imvura y'insindagira rigega iyo iguye agacucu karatumuka, gashobora kuba kakugeze ku muhogo. Ndagira ngo rero anyemerere ampereze ikinyobwa kugira ngo wubulure ako gakungugu, nyuma ubwo turakomeza kuganira. namwe namahoro
abandi basaza barakomeye barabatashye baravugaga ngo tubasanga nyuma ubu ngubu tubavuga ngo tubasanga na perezida na perezida ni umwami perezida ni igifaransa cyangwa icyongereza ikinyarwanda ni umwami ubuzima bwacu kumugira nk'umukwe numva igitima kimeze gite bibwira ko ntabwo muri make rero nagira ngo tubabwire ko ni ukuri ni byiza icyifuzo cyanyu ni cyiza ndumva ndatekereza ko umuryango ko turi aha twese ntabwo turi bujye muri bya bindi wenda byo kubaza ngo mbe ngo haba hari uwo mwahemukiye ibyo simbijyamo nzi ko ntawe mwahemukiye umuryango wanyu ntabwo muhemuka niyo mpamvu icyo cyiciro rwose ahangaha nta gihari ikindi nge impungenge twari dufite gusa twarugira ngo tuvuge ngo tumenye ngo mbese koko umuhungu wanyu yiteguye ubukwe bwe arabuteguye neza ku buryo umukobwa wacu azagubwa neza icyo mbivugira umuntu yiga primaire akayirangiza akayirangiza ataratekereza ko azakingira akiga secondaire akayirangiza atarashyira muri gahunda ze gutekereza nibura no gutekereza ko azigera akingira akiga universite akayirangiza usanga muri gahunda ze harimo imishinga ariko mariage atayitekereza wenda yarangiza nka masters akabona akazi akamara nk'imyaka nk'ine cyangwa 3 ari mu gukora yamara nk'imyaka 3 ari mu gukora akazi akavuga ati noneho ubanza hari nshobora kurongora akaba ari gatangira noneho wa mushinga akawutegura mu mwaka umwe ngira ngo urumve ibyo mvuga kandi n'umushinga wo korora inkoko ntawutegura mu mwaka umwe gusa ariko ugasanga arangije mu mwaka wa 3 w'akazi akaba ari gatekereza kurongora ubwo muri uwo mwaka akaba ari bwo arongora cyangwa ukurikira rero tukavuga tuti ibyo nyine nibyo bya bindi navugaga nahereho niba icyo mwaduhaye garanti yuko Carine atamutekereje uyu mwaka ushize ngira ngo nicyo nashaka ngo tubwire niba Carine ataramutekereje umwaka ushize ngo tuvuge ngo n'ubundi uzaba ari umushinga wapfubiranye ahubwo akaba ari ibintu yatekerejeho kare akabipanga akabitekerezaho agatekerezaho bazabana agasanga ari Carine akaba imaranye nk'imyaka nk'itandatu sibyo aba ari uko byagenze ngira ngo ndasupoza ko ariko wambwiye ubwo rero ndumva nta mpungenge umuryango wacu ufite bityo rero kuva habaye harumva hari ikibazo gihari ndibwira ko nta kaboko mbona nta mwigeza ndwara ndibwira rero kandi ndibwira ko ibyo umuryango wacu nanjye ndabizi umuryango wanyu turawuzi twumva rero nta mpamvu yatuma mutabona umugeni muri uru rugo ni magambo no kubabwira ngo Carine turamubemereye ibindi ngira ngo abanza numve kubyifataho biriwe njya kure reka mbwire Edizo abwire urugango rw'inka zacu areba urugingo rw'inka zanyu batoranyemo amashashi 8 meza afite amezi hanyuma tuzimurire mu bushyo bwanyu Edizo wabimporera wagiye ku ikoranabuhanga ryaje guhamagara urugango rwacu
reka yeduzundike kumuvuna nka mubyara wanjye kuko mu kanya twahoranye hano hanze tugira bimwe tuganira kandi bibukuri cyaba muri rusange usanga amashashi 8 mu rwuri sinayasobanukirwa neza duzoni bwambwiye ngo araza kugaruka kuri iki gitaramo ariko muvyeyi mwiza nazitegereje zari ishashi 8 ine muri zo ziri guha ku ngomano izindi zari zarayimfiza mu mahembe nibwo mukanya mbwiye ko ari zo bazanye nazishimye nziza zikuye mushiki wanjye ahasigaye nahanyu mugira Imana mugira u Rwanda Mase batunzeho kagira inka we akagira n'abageni ngo agira ngo nkubwire yuko mu izina ry'umuryango wa Kitofu Emmanuel tunejejwe kubyongera kubyo twababwiye ko tunejejwe no kuba umuryango wanyu waranyuzwe iwacu ngo natwe twanyuze iwanyu muri aka kanya nejejwe cyane no kukubwira ngo twemeye dushimye cyane impano zanyu mumpera amashyi umusaza wagutumye uragenda umubwire yuko wazanye umugisha ugasubirana y'undi cyane rwose uragahorana umugisha umusore waje gusabira umugeni mwazanye niba mwazanye wambwira akagira icyo musaba niba mutazanye kandi nabwo urambwira mu by'ukuri yazanye na bakuru be nanjye ndimo ariko yaje kuguherekeza ariko ntabwo twazanye ariko yaduherekeje nabaherekeje niba rero ashobora kuba yaba ari hafi wakomeza ukambwira ahubwo mutumeho Sumva byumvise ahubwo umva umugore mugabo icyo nshaka kuvuga wacyumvise ndikumva ngo yaje bari hafi yego navuga ngo burya bacirana amarenga n'abaherukana ndibwira ko amarenga yanyitana nibwo kuyumva uwo mwana wanyu muheruka ari agasore kari kubyunguka ariko ubwo amaze kuba ababyeyi bamuramutse cyane ko nta bana baramutse ababyeyi uretse ababyaye n'abo ariko iwacu twabyaye neza niyo mpamvu mwinginze ngo ababyeyi bamuramutse cyane ko bamuherukaga kera agira ngo bamushakire icyicaro kimukwiye ubukwe ni nk'irembo ryiza ryinjira mu nzu y'umunezero ni nk'inanga itangira indirimbo kuko mwe babiri muhindutse umwe ni nk'umunsi mwami yatuvukiye dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu umukundwa muri benshi beza n'uyu. umuryango rero mu minsi yashize baje gusaba irembo turaribaha ariko iyo umuntu atanze irembo afite abakobwa benshi umuntu ashobora iyo abantu basaba irembo bashobora gusaba irembo ry'inka cyangwa bagasaba irembo ry'umugeni igihe cyashize rero badusabye irembo ry'umugeni turaribaha
kubaha irembo ry'umugeni ni ukuvuga ngo tubemere ko iwacu dufite abakobwa, ubwo aho muzashakira mwumva mugeze igihe gikwiriye muzaze noneho mu bakobwa dufite mutubwire abo muje gusaba. Hari barumuna bawe, hari na bakuru bawe. Uyu munsi rero abavandimwe baje gusaba umugeni noneho kuri rya rembo basize bafashe. Umugeni basabye ni wowe Carine. Twasanze ari umuryango mwiza dusanzwe tuziranye, kandi twabishimiye nk'uko nabo bari basanzwe dushyingiranwa. Twasanze mu by'ukuri nta mpamvu n'imwe yatuma tutemera kubaha umugeni, cyane cyane ko batubwiye yuko uwo basabira ari umusore witwa Justin Mugabo. Twizera yuko muziranye cyangwa se kandi ni umusore mwiza turamuzi. Rero muri make twemeye kugutanga, umuryango wacu wagutanze. None muri aka kanya ndagira ngo ngiye kwereka sobukwe cyangwa se uhagarariye umuryango muri aka kanya, umuryango wagusabye. Ubwo ndagira ngo mugushyikirize, hanyuma nawe azi ibiza gukurikiraho. Rero umugeni wasabye uyu nguyu ndagira ngo mugushyikirize. Umukobwa wanjye uraho, ndagushimiye cyane, urakoze cyane bakagira n'abageni bakagira abafana bakazana. Naje muri uru rugo rwanyu gusaba umugeni ari wowe, ariko uwo twasabiraga ni umugabo bita umugabo Justin. Rero umugabo Justin ngaho banguka uramutse umugeni wawe. nuko rusura rutukagaragurutse karatumukomera amashyi. Niba dufatiye ifoto na basaza be, barakoze cyane, basubira mu byicaro, barakoze. Hanyuma mugabo twemerere ongere Carine kwakira, nawe mwakira umuramutse mu izina ry'abacyaba bose, natwe tumwakira tubikomera amashyi dutya. Hanyuma bya bimenyetso byose nk'uko yifuje kubihamya hagati y'imiryango, duhereye ku mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rudashira, twemerere azamure musumba zose, ubereke ko basumba, twamagane n'abo basore bose bazaga kurahura iwacu basize iwabo bashiditse. Hanyuma tubikomere amashyi dufatanya na mugabo. Hanyuma na rwa rurabo rero nk'ikimenyetso nacyo cy'urukundo. Kare nadufashe ku nkoni. Hanyuma mugabo urakomeza kumwereka n'urwo rurabo rwifujwe na benshi, ariko ni Carine utsindiye, tubikomere amashyi dukomere.
Murakoze cyane. Hanyuma nayo mpano umugabo yateguriye Carine. Carine, Registra gukunda ngo ni impano nk'ikimenyetso cy'urukundo yaguteguriye ngo warakoze kumukunda nawe ngo aragushimiye hagati y'ibijyamo yombi. Hanyuma ufite impano Carine yateguriye Justin nawe ni ikaze. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma niyo mpano Carine yateguriye Justin. Hanyuma reka dufatanye na Justin gushimira ababyeyi ba Carine, hari n'ababyeyi be niko kuri mama na papa Carine batera intambwe kugira ngo umugabo bashimire cyane ngo barakoze. Bahaguruke babasanga abana ndabyakunda ngo ere ku giseke cya mama. Seka. Ngo amafoto azaza ameze neza. Yaciye imifoto. Hanyuma mugabo twemerere utaka umubyeyi iryo kamba ry'umushumba waragiye neza umushimira. Amashyi menshi cyane tubishimire. Mugabo twemerere na Carine kuri iyo nkoni yafateho nawe ntacyo bitwaye kugira ngo bize kuba byiza kurushaho. Amashyi tena tubikomera amashyi. Nenya papa. Warakoze cyane abana baragushimiye by'umwihariko mugabo uvuye ku mutima wa sante sana. Warakoze cyane wanafurahi sana. Wasante sana. Tubikomera amashyi dufatanya na mugabo gushimira yani. Hanyuma reka dutumire mugabo agikomeza gushima. Dutumire Melanie. Yannick ngo warakoze cyane. Wasante sana. Warakoze. Reka dutumire Shanga mama Christian. Shanga ngo asante sana ngo warakoze. Ngo Christian aragushimiye cyane ngo uri imfura hagati y'imiryango yombi dufatanye na mugabo gushimira Shanga mama Christian asante sana. Wanafurahi sana kwa siku ya leo. Hanyuma reka umukazana arashimiye cyane ngo mwarakoze mu imfura. Hanyuma tuzo mpano ya papa niya mama. Byaba byiza bazanye n'ubwenge bwiza. Papa ngo warakoze cyane. Papa ngo warakoze. Hanyuma bashyikirize impano yindi Carine agashimira mama ikomotse ku mutima we. Hanyuma dufatanye na Carine tena gushimira mama ubwira kenshi mama ngo warakoze cyane. Ngo Carine ngo aragushimiye cyane ngo warakoze kumukunda ngo naragukunda ngo hagati y'imiryango aragushimiye cyane. Tere ntambwe muramutse agushimira urwo rukundo rwawe n'inama zawe byose. Warakoze cyane. Hanyuma reka dutumire cyane waragushimiye. Imana yashanga.
reka dutumire n'abasaza ba Carine kaburetse kumubwira kaburetse abasaza be bose ni ikaze Okay. Mwarakoze cyane barabashimiye kumutse ku mutima y'abo bana mwarakoze cyane dufatanye duhuze ibiganiro dushimira aba bana mwarakoze cyane reka dutumire inshuti magara ya Carine Melanie agaruke bamushimire cyane abana mu umuntu abakunda Melanie warakoze ngo Carine aragukunda cyane ntazibagirwa byabihe muramutse umushimire nagushimire warakoze cyane Melanie warakoze baragushimire reka dutumire muramukazi wa Carine Mama Blaise Mama Blaise warakoze cyane baragushimira Mama, papa, Carine nuko atashobora kubabwira ariko yababwira uyu munsi arabashimiye cyane hagati y'imiryango yose. Carine ngo ahantu hose yashoboye kugera ku isi ubu nta babyeyi beza nk'amwe arabona. Bazi neza ko hari imvura yabanyagiye n'izuba ryabaviriye ngo Carine mu muntu uko ageza ngo mu byinshi yasenze ngo yasenze kubereka uyu munsi ngo ashimye Imana ko awuberetse ikirenze kuri ibyo ngo Imana izabaha umugisha. Hanyuma reka ngo bashimire uyu ni impano ntwari gukomotse ku mutima wabo mu muramutse ngo ntacyo babona baha ariko icy'ingenzi ni urukundo ko bakunda ngo mwarakoze cyane. Papa mama merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Dufatanye na Carine gushimira ababyeyi hanyuma ni impano ya mama. Mama afata ku mpano. Izo mpundu zo muri Kongo. Katigera kengine.
mama Ariyete ngo warakoze cyane, Carine aragukunda ngo aragushimiye hagati y'imiryango ngo warakoze cyane. Twese tubihuriza hamwe kugira ngo dufate ifoto n'itangazamakuru na parabegere. Umanure hasi batwifurije kuryoherwa n'igitaramo dufata agafoto cyane twese. Murakoze cyane mwakwiyicarira tugakomeza tukaganira. Navugaga nti rero iyo umuntu agize amahirwe akabona agize ibirori nk'ibi by'abana mu gihe nk'iki ngiki, ntekereza ko umuntu aba akwiye gushima Imana. Muri aka kanya rero ndagira ngo tubanze dushimire Imana yabikoze, hanyuma dushimire n'ababyeyi babareze, ariko dushimire n'abana barezwe bakemera. Imana ibaha umugisha. Rero ntabwo dufite umwanya muremure singira ngo ndondogore, ariko ndagira ngo babwire nk'abana bacu, ndabivuga mu izina ry'umuryango wa Kitofu, ariko ngira ngo nta protokole iba mu rukundo. No kuri kote yanyu mwumva hari ijambo cyo mwavuga ku bijyanye muri uyu mwanya wa doti, rwose mufite ubwo burenganzira. Mubumva bikenewe n'ukuri turabibaha. Ku buryo ugendeye kuri sagesse humaine yonyine, uwo wabonaga ko ari parfait azakunanira, ubona ko ari parfait akazakugora, bibaho. Rero niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ibanga. Bibiliya nimuyisoma yose kuva muri Genese kugeza muri Revelation, muzasanga hari ibintu bitatu by'ingenzi. Hari ibintu bitatu by'ingenzi biruta ibindi byose ku isi. Icya mbere ni ukubaha Imana. Ibyo muzabisanga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12 umurongo wa mbere. Icyo kintu cya mbere gifite agaciro. Nimwubaha Imana mwembi mugahurira ku Mana, Imana izabashoboza ibyo mutashobora kwishoborera. Ibyo nababwiraga nanone musomye muri Matayo igice cya mbere, mukareba genealogie de Jesus, mukareba imiryango Yesu yakomotsemo. Yesu niwe ntungane wabayeho ku isi wenyine, ariko murebye ibisekuruza byamubyaye, harimo Adamu, harimo Aburahamu, harimo Dawidi n'abandi bose muzasoma mu gice cya mbere cya Matayo, cyangwa se gice cya Luka igice cya 3, Luc chapitre 3 na chapitre 1 ya Matthieu. Ibyo biciye bisomye usanga abantu barimo n'abantu nka papa wawe na mama wawe, n'abantu nkanjye, n'abantu nka Joel, n'abantu nkatwe, bafite intege zose, bafite amafuti yose. Nta muntu wagize amafuti uruta Dawidi, siko mubizi? Abantu bose bafite amafuti, imiryango yose ifite ibibazo. Niba mu muryango wa Adamu na Eva umwana umwe yarishe undi, niba mu muryango wa Dawidi umuhungu umwe murabizi, Amunoni akinda Tamari, ibyo byose murabizi. Ibyo ndashaka kugira ngo mbabwire yuko abantu bose dufite intege nke, buri wese afite intege nke, gusa iyo umuntu ari kumwe n'Imana byose birakunda. Rero niyo mpamvu nababwira ngo ibintu bitatu by'ingenzi, igikomeye ni ukubaha Imana. Ikindi gikomeye nanone muzasanga mu bitabo bya Salomo, ni umugore w'ubuto bwawe. Ubwo babyise gutyo ni nkaho bari kubwira Justin, ariko na Carine ikintu cya kabiri uretse umaze
kuva ku Mana. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye ku isi ni umugabo w'ubuto bwawe. Ibyo muzabizirikane. Cya gatatu ni icyuya kivuye mu mirimo yawe. Icyuya kivuye mu mirimo yawe uzajya ukora ntukabunebwe, numara gukora uzajya ugira igihe cyo gukora, ugire n'igihe cyo kuruhuka. Igihe nikigera ufate amafaranga uyashyire ubuhande, ufate madamu wawe mugende ahantu muryohe buryo ubuzima. Ibyo Imana irabyemera. Murabyumva? Imana irabyemera. Uzakore ntukabunebwe, numara gukora ugira amafaranga, ugira ubutunzi, ufashe abakene, ariko ugire nayo ushyira uruhande uvuga uti ngiye gushimisha umugore wanjye. Cyangwa se Carine ayo wakoreye uyashyira uruhande, ukore ibyo ukora mu rugo, ariko uzigama uruhande. Umunsi umwe ubwira sheri wawe uti sheri wanjye mu cyumweru gitaha mfite surprise, ngwino tujya ahantu, umujyana ahantu ushimishe umugabo wawe. Bibiliya nibyo bintu bitatu yahaye agaciro: kubaha Imana, guha agaciro umugore w'ubuto bwawe cyangwa umugabo w'ubuto bwawe, ndetse no kunezezwa n'uburyohe buvuye mu cyuya cy'imirimo yawe. Mubizirikane, Imana izabubakire ngo iyo Uwiteka atubakira inzu, abayubaka baba barukuzi. Imana izabubakire kandi ibahe umugisha. Murakoze. nagira ngo bakumpere amashyi menshi cyane. Nukuri umunsi nk'uyu nta kindi twavuga usibye gushima no kugira ikiringo. Igikomeye cyane tugashima Uwiteka. Turabashima cyane mwebwe mugabo na Carine. Turashima cyane ababyeyi banyu, ndetse ikibanza n'Imana, tugakurikizaho ababyeyi banyu babibarutse bakabarera neza, bakabarinda ubwomanzi, mugakurira mu mico myiza mwasanganye ababyeyi. Tukabashima kandi ko mwumviye ababyeyi uyu munsi, mukaba muduhesheje icyubahiro mu miryango yombi. Nagira ngo abari aha ngaha mumfashe dushimire ababyeyi babyaye aba bana nabo ubwabo. Nk'uko Kayijuka yatangiye abivuga, ni ukuri amasomo ya primaire ngo ararangira, aya segondere akarangira, n'andi yose, ariko isomo ry'ubuzima, isomo ry'urugo, imibereho yo kuri iyi si, amasomo ahora ari mashya kugeza igihe umuntu ashaje. Ariko muri byose nk'uko yahereye ababwira amaverisiyo muri Bible, iyo wisunze Uwiteka ugasoma Bibiliya, amategeko y'Imana ukayubahiriza, ukabivanga no gukora, byanga bikunda ubaho neza kandi n'Imana ikaguha imigisha myinshi. Turabashimiye cyane rero kandi tubifuriza urugo rwiza, tubifuriza gukora, tubifuriza kubaha Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe imigisha, ibyiza byose yatanze kuri iyi si yaduhaye namwe bizabagereho. Muzabyare hungu na kobwa, muzatungire gutunganirwa, mutunga ubushyo n'amashyo, muhinge meza imyaka myinshi, mugire abagaragu benshi, imbuga yanyu ikiniremo imitavu n'inshuke zanyu. Ndabashimiye cyane kandi ibyo dusaba byose Imana izabibahe, kandi turabizi ko ibakunda natwe tukadukunda, izabibaha. Muzagira urugo ruhiye. Ibikomeye cyane ibi turi kubivugira mu kirambi cy'urugo rw'umusaza Kitofu. Ibindi birenze ibi ngibi tuzabivugira mu kirambi cya Data Semivumbi. Murakoze.
muvandimwe Kayijuka ndagushimiye cyane. Muri rusange ndashimira umuryango wa Kitofu wose watwakiriye. Twaje tubagana tubasaba urukundo n'amaboko, murabiduha, ndetse turanabashimira cyane uburyo mwatwakiriye mutwishimiye cyane. Tubasaba umugeni muramuduha, muradukosha, natwe turabakwera, biradushimisha cyane. Ni muri uyu mwanya rero nshaka kubisabira n'ibindi, ariko mpamya ko byo bidakomeye, byoroshye cyane. Ibyo mwampaye nibyo bikomeye gusumba ibyo ngiye kubasaba. Nukuri ndamye ntashidikanya yuko turi itsinda ugereranyije n'umuryango wacu. Twe turi itsinda twaje muri urugo rwanyu, kandi twatumwe n'abasaza ba data n'abasogokuru basigaye iwacu, badutumye barasigara, ariko kandi nta yindi mirimo bajya gukora, yewe nta n'uwajya kuboheka tutaragaruka ngo tubabwire amajyana amazi yacu. Akaba ariyo mpamvu rero dushaka kugira ngo mudufashe. Yego, mu by'ukuri rero nta kindi mbasaba, ndabasaba ko maze mwatwemerera tugataha, maze tukajya kubwira abasaza badutumye ibyiza twabonye muri uru rugo, tubashimira ko mwaduhaye umugeni, tubashimira ibyiza twabasanganye, tubashimira uburyo mwatwakiriye. Nta kindi kitwihutisha ni ukujya kubatakira urugo rwacu. Murakoze. Ni ibintu byiza kandi umuntu yakwifuza gukora. Rero ibyo usabye turabiguha, ariko turagira ngo tuguhe intashyo ya muzehe Semivumbi wagutumye kugira ngo wigire hafi, cyangwa wenda uretse gato utarigira hafi, mu kanya ndayigushyikiriza babe bayigize hafi. Ariko hari akantu kamwe ngiye kongeraho kari bufate umwanya muto cyane. Ibyo wasabye twabyemeye. Mu kanya ngiye kuguha intashyo ya mugenzi wawe wanjye. Akantu ngira ngo nongereho nuko ahangaho uko turi aha twese, ngira ngo abantu bose uretse nk'umuntu umwe, abantu bose babonye ibibakwiye. Ababyeyi babonye abana, umugeni yabonye umukwe, umukwe yabonye umugeni. Bari bafite inyota, ndatekereza ko ntawe utamaze inyota. Abari bashonje twese twariye, twafunguye. Ariko hari umusaza nubaha cyane ahangaha. Mu byakozwe byose hari akantu kamwe akeneye kakorwa akishima. Ndagira ngo nawe tugakore. Uyu musaza akunda indirimbo. Ndagira ngo tugiye kuririmba indirimbo imwe, nituyirangiza nguhereze intashyo yawe, cyangwa se reka mbanze nguhereze intashyo, niturangiza turirimba iyo ndirimbo, hanyuma urishaka muri mwe ushobora kudusabira umugisha tube dushoje. Hari icyo bitwaye? Indirimbo ni uri wishake humura. Indirimbo ni ishaka humura. Gusa ngira ngo urazibona. Iyi ni imitobe itandukanye, kandi imwe nk'uko nari nkumbuye imitobe y'iwanyu, nzi ko nawe kumbuye imitobe y'iwanyu. Ubu rero uzagira gusa ngo imugezeho mubwire uti intoke z'iwacu zirakeye, ibitoke biryoshye, cyangwa umutobe ufite cyangwa n'ubwungu. Ubu rero iyo ni intashyo ye. Izi ngizi nizo
abana n'ababyeyi muri kumwe uri bugira inyota mu nzira ashobora kugira akifashisha kuko uko biri kose inzira ni ndende cyane. Nyuma y'ibyo ndigira yuko nta kindi twarenzaho ugire umusaza Semivumbi uti twabashimye icyizere mwatugiriye kandi ntibinatangaje birasanzwe turasanganywe dusanzwe dukundana rero umubwira uti turacyari kumwe kandi natwe uyu munsi cyangwa ejo natwe dufite abasore kandi tuzi ko bakunda abakobwa b'iwanyu dushobora kubona tubatumyeho tuti natwe tuzaza rero umudutahirize kandi mubwire ko twashimishijwe no kongera kumva ko muri amahoro Imana ikomeze ibakomereze imigisha ntazwanyu zigwire ababyeyi babyare abana bakure bashishe babyiruke Imana ikomeze bane namwe igihugu cyanyu kigira amahoro. Ubwo rero muri aka kanya nagira ngo umusaza mukuru wa Kitofu ukunda indirimbo nagira ngo tumuririmbire indirimbo ivuga ngo nsingiza Imana rurema yaremye imisozi. Tumara kwiririmba ubwo uratubwira uza kudusengera asigaye kugira ngo turaba dushoje gahunda kandi Imana imugishe. Murakoze cyane. Mu mpera amashyi mu kabyara. Twaririmba duhagaze nibwo umuntu aririmba neza. 85 mu bisabo by'ikinyarwanda. Singiza Imana rurema yaremye imisozi yaremeshe inyanja zose yamanitse ijuru singiza iyahaye izuba kumurika mu munsi ukwezi kubonesha n'inyenyeri wo mucyo singiza ibambe ry'umwami wujuje isi imyaka yaremesheje ijambo rye ibizima byose twamiboni bitangaza yabahoneba hose hano hasi no hejuru naho bihinduka nta giro na gitoya kitakwerekana imvura n'izuba biba ku itegeko ryawe ubw'ibizima kubaho kandi bitunga byose ntaho twafungirana kuko ntawe itaba. imitima yanyu gusenga Imana. Kadusenga Imana Dukunda Mana itunganye tuyahera mu ijuru Mana yera kandi irebera hose icyarimwe izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Turagushimye cyane kuri Imana ikomeye Imana izi byinshi Imana ireba byose wahaye ibizima byose kubaho natwe duha kuba tukiriho izina ryawe rihimbazwe. By'umwihariko tuje imbere yawe tuje gushima kuri Imana ikomeye waduhaye ubuzima tugeje muri uyu munsi tukiri bazima waduteguriye umunsi nk'uyu tutari tuzi ariko utugejemo tugihumeka uhimbazwe. Nuko tugushimiye gahunda zose waduteguriye z'uyu munsi kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu tugushimiye
uru rugo twagezemo tugasanga batwiteguye bakatwakira tukagira n'ibihe byiza byose aho babavaniye mu byo batwakirije umutuzo waduhaye tukaganira neza turi mu rugo by'urukundo rwawe urukundo watugiriye kera ukirema ingobyi ya Edeni ukarema umugore n'umugabo ukabaha kugira ngo bazabeho bororoke none urwo rukundo niwo mugambi washyizeho ko ari twe tukirimo n'uyu munsi turagushimye ko bashe kutugeza muri intambwe kandi turakwiyegereje tukwereka n'iminsi iri imbere kugira ngo byose uzakomeze utuyobore nitubona byose bigezweho amahoro tuzakomeze gushima izina ryawe turakwihaye kandi turakwiragije uduhe umutekano uduhe amagara mazima uturebera abacu imiryango hirya no hino hose muri aya masaha kugira ngo twese tubumbire imitima yacu hafi yawe ndetse n'ikiruta byose tugiye kuzamura ibendera dusanganira isabato yawe yera uduhe kugira ngo imitima yacu tugusanganire dusabane nawe kugira ngo ibyifuzo byacu dufite wabanje kutweza bije bikugeraho kugira ngo bidutanganyirize tujye turushaho guhimbaza izina ryawe tugiye gutana no gutandukana ariko imigambi yacu n'imitima yacu ikomeze kuba hafi yawe dukomeje kuzana ishimwe cyane ku byo wadukoreye dukomeje kukwiragiza bamwe tugiye kugenda mu byuma bitareba ukomeze utubere maso ubuntu bwawe bukomeze butubundikire none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Sabato nziza mwese rero reka dore ko aba bana